uvuga yuko uzanyishyura wewe reka ngire inama nk'umukoresha wawe reka nzishyire hanze reka nzishyire hanze nk'umukoresha wawe ibyo ntibyaza kwitwa itangisho ariko se Emmy buretse gato message zawe nzishyire hanze kubishyira hanze urabishyira hanze ndi kukubwira kubishyira hanze urabishyira hanze n'ubu ntacyo nangira ntacyo ndaba ndimo nakubuzamo urabishyira hanze rwose tangira ubishyire hanze ariko reka ngugire inama Emmy kubera ko ugira ubwenge buke ibi bintu uzabivemo ndabyemera ndabyemera ko mufite kari buke kubera ko numva bro ngemba mu gihugu mba mu Rwanda buretse gato nyamubwire hari imirimo myinshi wakora nk'umuntu utarize hari ikiyede hari ako je reka nkubaza ubona ari wowe muntu uretse manze nkubaza ubona ari wowe muntu wumva wize wumva warize muri ibi bintu bya social media wowe wabivuyemo social media ni yaso ni ya mama wawe ni yaso wanjye reka abantu bayikwandikiremo bantu banje mwongere mwibutse Emmy ko afite ubwenge buke ndabufite ndabyemera ndabyemera ibi bintu uzabivemo Emmy mu bana ariko uzakanga ntuzankange pe ushaka ntabwo ndimo ndagukanga hari wowe numva unkanga wemba numva unkanga oya kandi bakugira inama nk'umukoresha wawe ndi boss wawe ujye ukangarana njyewe wowe reka nkubwire mu gihe utaranyishyura naragukoreye nta cyubahiro ugomba imbere yanjye ntacyo nzigera nguha ideni warinyemeje nta cyubahiro ngomba kuguha uretse gato ideni warinyemeje naryemeye nakubwiye Emmy guhera ejo natangiye guha inote ya oya nimukigira abantu mwebwe bantu rero abantu banyu nibo babashuka abantu banyu bajye bamenya ko namwe mufite ubwenge buke mufite n'ubugome wowe nimba ukoresheje umuntu ugomba kumwishyura nyishyura ureke kwigira kugira ngo mve ngo abantu nguvuga amagambo meza ngo abantu bakumva nyishyura nanjye nkuba ukoresheje tugira ngo ugiye kuza gutanga umusaruro gukwera ubwenge buke twakwirukana Emmy nonse kucyo twakura nta kintu wari ufite Jay urakennye nawe urakennye pe emera ko ukennye Godfather yo uyu muntu ngo ni Emmy urumva yajyagira ubwenge ni gute umuntu ufite kontra bakakwirukana ufite kontra ese Emmy wa mugani bakwirukanye ufite kontra bamwirukanye kubera nyine mubaze ngo impamvu yishyuye bamwirukanye reka ngusubize wumve kuntu aba bana ari ibisambo reka ngusubize aba bagabo umuntu wanyishyuye mu bagabo bose twari turi kumwe bari bafatanyije ubundi reka nkubwire Godfather kugira ngo amafaranga agere muri aho hantu abandi bose baranyishyuye reka kujya gusobanura vuga impamvu wirukanywe iki kintu rero kikwera ubwenge buke cyagusobanurira wowe ntabwo wanyirukanye kuko ubwo bushobozi ni wari ufite kampani ntabwo yari yawe 100% nawe waraterateranyaga ceceka mbanze mbivuge ubwo bwenge buke bwanjye abantu nibumva ko ari bukeya buraba ari buke ceceka mwari mufatanyije kampani mwese muterateranye ubwo rero niba ari ngibyo wahembwaga 600 sibyo Godfather wanyishije 200 uretse ibihumbi 230 ugabanye gatatu wanyishije 230 ceceka Godfather fata ibihumbi 230 ugabanye gatatu na amafaranga angahe mbwira wowe ntabwo kandi amaze igihe ceceka ndi kubaza Godfather kugira ngo ureke kubeshya abantu no kubasama kugira ngo ugire umuntu ko wowe ari wowe uza amafaranga uretse buri muntu agombaga kunyishyura ibihumbi 90 ndi kubwira uretse uwitwa Muzosi yaranyishyuye Amuzosi yaranyishyuye ayo yagombaga kuma uwitwaga uri kubyumva Amuzosi yanyishyuye ayo yagombaga kuma uwitwaga Iranzi nawe niwe muntu wanyishyuye amafaranga yose arayabara arayamereza wowe Jay Skizzo ceceka buretse wibeshya unyishyuza ngahe nyine wowe ubwawe kubera amatike yanjye nakoreshaga uri kubyumva wagiye uvuga ati wowe Emmy jya ugenda yanjye ujye uyabara uyateranyeho ndakubwira ati njye nta kibazo kubera ko ibi bintu nari mbikunze bya showbiz n'imyidagaduro reka mbikora Emmy nyine wowe unyishyuza ngahe nakoresheje amatike yanjye wowe wagombaga kunyishyura ibihumbi 70 ku ruhande wowe wagombaga kumemba ibihumbi 230 byuzuye kuko nabakoreye amezi angahe yabare nimba uyibuka ngaho da nuko ngo wadukoreye amezi angahe
yose ntiwayishyurwa. Oya bamwe banyishyuye yabo ni wowe wanyambuye kuki ari wowe mvuga kandi abandi twakoranye nyine ni kukubwira nakubajije Godfather ibintu arimo arajyamo ni totology mubaza kubwira ngo nangahe arimo aranyishyuza ko wumva abandi bayambaye 300 yanyishyura ngaho da mukanya yaravuze ngo iki oya nabisobanura ibeshya abantu ceceka nyishyura wowe nyishyura waruvuze ngo ntago nza kwishyura mukanya waruncinjije ngo ngahe ngo ariko ngo harayo baguhaye ngo surumva ko abantu barahanga nabone ibigoryi abantu batazi wifata abantu ngo batuke Jay mwamembaga 230 muri batatu uri kubyumva uri kubyumva neza nabakoreye amezi uretse ngo harabayaguhaye ninjye wakwambuye gusa muri abayaguhaye yego ni wowe wanze kunyishyura kuko mwajyaga kunyishyura muteranyije ubwo rero ni 100 si 100 yego mana yanjye ngo gukije 3 divisé 3 nubas 300 divisé par 3 ni 100 nakoze amezi 3 je please ntukakine ku mafaranga y'abantu je ngaho ntukakine ku bantu je buretse oya je buretse ariko se mana nyagasani koko so ni 900 rero je uri igisambo wowe uri igisambo rumwambuzi reka kwita kuri comment so wembwira wowe ayo wishyuza ubwo ni 900 ndakwishyuza ariko nawe nanyokura mufite sha nawe nyokura mufite nawe mabiranyo ubwo ni 900 nukangange wangegera ziba nukangange buretse gato ni 900 undimi 300 nyishyura yame nyine kandi hari abayaguhaye urugusu urumvura kugenza gute hari abayaguhaye bakuru runtu ni ruzima ubundi uruntu si rwo ruvuga ngo naga abantu bize ubundi rwo rwarize cyangwa no kuribona rugiye ntago uri muranyumva amezi 3 yose wakoze udahembwa kicucu we ndi kukubaza amezi 3 yose wakoze udahembwa Emi ibintu nasobanuye Godfather nimba ufite ubwenge udashyigikiye ino njiji ibintu nasobanuye wabyumvise reka kwita kuri komanteri watangiye abantu bakugirira impuhwe mbona bari baravuga ati Yesu kwise ishyura nawe gira wishyure ariko none urabatanze birabatanga oya nyishyura undimi 300 yanyishyura abantu bafate amafaranga bagabanye uretse Jay uretse nukigire mwiza nawe hamwe watangiye abantu nta muntu nyene w'ingiririmu nta muntu nyene w'ingiririmu amezi 3 fata 230 ugabanya abantu 3 babiri baranyishyuye amezi 3 yose nawe wanyishyuye wongereho 70 bibare ayo mafaranga yabare Jay nyishyura umuntu w'umugabo nyishyura umuntu w'umugabo urekubwa ntuzongere no kuduza uvuga ubwira abantu batuka nawe uri aho ngaho uri igisambo icyo muravugiramo wavuze ngo company ntago yari yanjye none ndajya kukwishyura gute 70 bya tike nge narakurongoraga ngaho nyumvira kuntu uri ikigoryi ko wavuze era Godfather oya nyishyura yavuze ngo company ngo ntabwo yari yanjye nyine oya wijijisha abantu ariko ngo ngewe ngo naramubwiye ku ruhande ngo nzaza kwishyura ngo tike Godfather company nabisobanuye company yari y'umuntu witwa Jeskizo harimo Amuzosi harimo n'umuntu witwa Iranzi ari nawe wazanye igitekerezo cyo gukora filime yitwa Metre Nzovu uwitwa Kasuku yu Jeskizo mubona n'uwitwa Amuzosi bamuca inyuma bayihereza umuntu uranabeshyura n'icyo ndabeshya ibintu nakinyemo wowe Metre Nzovu yari Rocky na Iranzi ntago nge nigeze bakuri Metre Nzovu na Metre Nzovu yigeze cyo kuri Kasuku apo uri n'ikigo ryo we nakomeze nibyo wicuza uretse iyo uvuga wenda ngo Nyakuso comedy ntago Metre Nzovu yigeze cyo kuri Kasuku Nyakuso namuhakanye ndikukubwira namuhakanye se ndikukubwira reka ngusubiremo Metre Nzovu yari ya Iranzi yaciye kuri Gwe Media none se witwa Iranzi ntabwo mwari mufatanyije cyano Kasuku Media yarangiza akanayikugurira warangiza ugahita wirigitisha akayibura yanakwishyuye Godfather urumva umuntu atarimo aravanga ibintu yavuze ngo ibyo bintu byagenda nyishyura ngo byacaga kuri Gwe Media iyo Gwe Media ntabwo yari yanjye urumva oya yari Rocky no mpeti wanjye none aha ngaha ngo ngwicisha iki cyana nacyo mwana uzi ko cyari kinanyemeje iyo mutangiye guseba nuko mutangira nta kibazo nabyemeye
warunyemeje ideni ndabyemera ariko ubwenge buke ideni urindimo Jay reka nkwereke harya ngo ideni wakoze ibiki ngiye kuguha message mu gikari za Jeskizo arimo ansaba ngo nimubabarire amafaranga agiye kuyabona azanyishyura uhita uzishyira hano tereka aho ngaho agoja bano bana ni atari kwesha oya wivuga ngo bano bana kubera ko nshobora kuvuga ibintu abantu bakumva ngo ndi kukubeshyera ntago kuko ibihumbi 300 ayo mafaranga 300 ni amafaranga nkorera ahubwo ikintu kimbabaza uri kubyumva ni ukuntu muza mukadufata mukadushyira hasi kandi mubizi ko natwe mu buzima ubayemo uyu munsi ujye wicara uzi ko harimo n'ibihumbi byanjye 300 ubitse bigutunze muri ayo mafaranga yanjye nta muntu n'umwe wigeze gushyira hasi ubwenge bwawe nubwo bwabirangije nta kibazo ndabyemera kugeza n'uyu munsi aho ngeze ubwenge bwanjye buke ntago nzaza kugusaba kandi kazi nta nubwo nzakubwira ngo nkorere iki wowe kwigaragaza nk'umuntu mwiza kuko mu bantu ugomba gukanga simbamo nyishyura urebe ko nanjye nkubahuka nk'umukoresha mubi nkubahuka nk'umuntu w'umugome ukoresha abantu n'abahembe ngaho nyishyura nanjye nkubahe noneho kubera iki wemera ko gira ubwenge bwinshi nanjye umereze ibyanjye ninongera kukubahuka abantu bazavuge ngo oya njye ntago nshobora urumva ahantu barushiriza ubwenge ni igihe mwebwe mujya kuvuga ngo gutya ngo nyikagende ngo mvuge soko ngo yaranyambuye ngo ibiki n'ibiki wowe urabiza amakosa wakoreye muri company kugeza ubwo twatugiye gufungwa Jay urabizi ntago nyina nimba wananyirukanye nyereka letter igaragaza ngo uretse wowe ufite ubwenge nk'umukoresha mwiza nyereka letter wanyandikiye uvuga ngo njyewe nka company ya Kasuku hari icyo bita ubwirukanye umukoresha wese ufite kontra umukozi nago umuntu bamuhaga Jay uzabaze ubwo bwenge nawe ntabwo wari abandi ko navuga abandi nkavuga wowe ko navuga abandi nkavuga wowe muri company iye company so niba ngabanza uvuge base none nge banze nkure ko banze uvuga kuko ndimo ndakwereka ibintu bya mbere by'ubwenge urikumva hari ukwirukana umuntu ukamwandikira rero tukamwa sasa rero ntuzagaruka hari no kwirukana umuntu biri verbal cyangwa se byo mu magambo ahubwo ribu n'abantu bashinzwe umurimo wowe ni wowe ubyishiriye hanze abantu bashinzwe umurimo nimba yemera ko wari ufite company uyu munsi amasezerano yawe ndacyayafite nirukanywe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubwo ndacyari umukozi wawe wagombaga kujya gutanga ikirego ukavuga kuri kubashinzwe umurimo ukavuga ngo dufite umukozi yataye akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko uyu muntu agomba kwishyura ibyo yahombeje company umva ngira nkubwire inarasanze narakoze ikosa rikomeye cyane byo gukoresha umuntu utuje ubwenge ahubwo nanjye ndicuza kuba narakoreye umubosi w'igisambo udahereza agaciro abakozi be wenda icyo ngicyo cyo wakimpanira pe ariko nanjye nakoze ikosa ntacyo ubwo twese rero none se ubwo nimba nafite ubwenge wowe ubwo ubwenge bwawe buri ku kihe kigero ushobora kuba wakoresha urumva ntago nari mpari nakoresheje umuntu ntahari nkora amakosa nawe ubwo uwo muntu wakoresheje nawe nta bwenge afite uhe si wowe se oya ndi kuvuga uwo muntu witwa wari uguhagarariye nawe nta bwenge afite ndi kukubwira wari uguhagarariye nta bwenge afite oya kandi we waratwihishemo uraza uri ikigoryi tuguha akazi ukora nanjye ndicuza kuba narakoreye urubosi rw'urugo rw'uruda n'amatwi amakosa wadukoreye ariko nanjye nakoze amakosa umva nyine ubwire amakosa wadukoreye muri company urayazi wowe ku giti ngaho nyishyura amakosa ndayemera bose nagombeje amafaranga ngahe oya nakwemereye ngo rwose ndakwishyura pe kuko wanyemereye urambwira uti ngenda nguharabika kubera ideni ndimo nubwo ntarindize ariko nakwemereye ngo nzakwishyura oya Jay wivuga ngo ntabwo warurizi wikwigira mwiza kuri aba bantu Jay njyewe ntabwo rwose ntabwo udufaranga twawe 300 ari amafaranga yampindurira ubuzima nta n'ikindi kintu cya danje ni ukuyahereza abana bakajya ku ishuri mwifashiriza abantu uri kubyumva ariko wowe uyu munsi mbara ko mu buzima ubayemo mu mafaranga yanjye nagukoreye ukaninjiza nanjye ndi mu bantu bagutunze abantu ikibazo kuki bakomeza kwibaza impamvu uri inzanga ntago wigeze ariko nanjye nagize umukoresha w'inzanga
ubwo ni inzanga ebyiri uri gara frere w'inzanga nkaba petit frere wawe w'inzanga nkaba umukozi wawe w'inzanga nesa nkwirukana ndakwikiza ngira ngo warabibonye ngo iki ndarakwirukanye ndakwikiza waranyiruka ariko Jay we niyo mpamvu magingo yakoze mwana abantu batabazi babiyemeraho mubiyemeraho ariko njye nta kintu waza umbwira njyewe ndakuzi turaziranye uri kubyumva ubwo rero mu bantu uzigera ukanga njye ntabwo mbamo wowe nyishyura nubona nongeye kukuvuga nongeye kuvuga umuntu witwa Kasuku uzamenye wowe nyishyura impamvu nakubaha nuko nukumva mideni icyubahiro ugomba ni iki imyaka umvuze imyaka yose umaze ugenda ukavuga hariya wari wabona n'umunsi warimo mbipayinga attention koko n'ubwa mbere cyangwa mvuze n'ubwa mbere ntago giye umuntu wese udakwije mu mutwe ntago namuvugaho umuntu wese nawe burije mu mutwe no kuri kw'Imana nimba iwanjye bwije wowe bwije cyane none nta nubwo bwije cyane harimo ikintu basizeho n'amakara barayasizaho rwose ubwonko buragenda burawe noneho wowe bigaragara buri wese nakubwiye ngo ngiye gutangira kujya nguha 5 ibyo 5 nanjye ndajya ngo 10,000 kugira ngo urebe ko noneho kera burya sibona nta kibazo aba yamaze igiko n'inyekeneye cyane uyamaye n'inyekeneye umwanga n'undi munsi ndi kukubwira uyamaye n'inyekeneye cyane wigira umuntu ufite ubwenge wigira umuntu wa danje kandi nawe uri ikimara uri ikirogo ikibazo uri muri ita kuri comment nicyo cyonyine uri muri ita kandi inyinshi zimwe zirakuba bose ntabwo ba muri kumwe none bagufata nimba Godfather ari kutwumva kubera iki mudashobora kumva icyo umuntu ari kuvuga ariko abangaba baza bakavuga ibintu nk'uyu Jessica akavuga ibintu kubera iki ngiye mudashobora kunkorera ubwo buvugizi noneho ngo witwa Jessica nyishyure uri kubyumva ariko akajya yirirwa asebya abantu kubera iki mushyigikira ibintu by'amafuti none se ubu ndi umuntu uza kuburana n'uyu muntu 300,000 bro nimujye mufata ibintu by'abantu byose mubihereza agaciro ni nawo mpamvu uruganda rwacu bitazigera rukura mugishyigikira abantu nk'abangaba nk'aba Jessica utanga umwanya n'undi muntu avuge uwo wavuze utanga umwanya n'undi muntu avuze njye rwose nakubwiye ntitaye ku bintu ugenda ukajya kunserezamo nako kunsebyamo kumparabika no kugira gute nakubwiye nti rwose ndaje ngo ushakire amafaranga ariko inote ya 5 kugira ngo mbanze ndebe nimba koko waranisubije nshobora no reka nkubwire naga ayo mafaranga nyakeneye nago none rekana nakubwiza ukuri Jay mfite abapeti benshi nishyurira amashuri ndaguhereza nuza zabo babyeyi zabo uretse ndaguhereza ababyeyi zabo ayo mafaranga uyohereze ku ishuri ryabo bajene none reka ko ngiye nayakeneye nde ni sawa cyane uri kubyumva uzabaze Jay uzabaze n'undi munsi njye mpamvu ibintu mba mbikubwiye nuko wagiye ukantuka ngo nakubwiye nabi ibintu nabikebura nuko nabikebura wabishatse kujya kukuvugaho ntago nakuvuzeho ariko ubizanye hano byo ni sawa cyane abantu bari ahangaha bazi ubwenge basobanukiwe neza yuko mu byo wishyuza nta na kimwe cy'ukuri gishobora kuba kirimo ibyo wasobanuye nimba mbeshya Imana inyuma umugisha wanjye nimba mbeshya uzabaze bro wowe ntago 300 ari amafaranga ntago ari amafaranga najya kukwishyuza ngagira ikindi kinahindura ku buzima bwanjye ntacyo none se Emi ko twagiye tubonana inshuro nyinshi nje nawe sibyo ndi Kigali twarabonanaga inshuro nyinshi ko utajya gunyibutsa narabikwibukije urabizi turi kumwe ugasekuka yego mbikwibutse muri kuri recording indirimbo wowe n'umuntu witwa Skytu muri kuvuga ku bintu byabereye i Burundi narabikwibukije durira kuri match ya Gasogi na Rayon Sport wambaye ikiremba n'ikabutura urabyibuka bro nago nge mwishyuza amafaranga kubera yuko impamvu nuko mbona mugenda mukadusuzugura mukadufata nyine ngo uyu ugenda uvuga ngo wampaye akazi nicyo kintu kimbabaza ndabyemera ko wampaye akazi ariko ukanama n'akazi ukamereza agaciro ukambwira ngo nk'umuntu wagwaye akazi ukankorera amezi ageze muri 3 naranaguhembye cyangwa uryo ubivuga gutya waramenye Emi oya bro Emi nundi munsi ntuzongere no kumenyera uzana ubwo bugoryi bwawe ngo wampaye akazi kawe se kamari Emi none se ko wahawe akazi gafite na kontra akazi keza cyane urumva nabukubereye umukoresha mwiza ngo wanaga kontra
abandi bakoresha ntabwo bajya batanga kontra urumva none se ko wahise wirukanwa wakoze iki je nago wanyirukanye kampani yawe yaraho kampani zanyu mwanze kumvikana mwanze kumvikana Amuzosi nuko atari hano ngo nawe ngaza avuga ukuri njyewe ubwanjye mbwira Amuzosi ndambwira ati Amuzosi njyewe ndagiye kubera yuko nago dore Amuzosi nuko ataza ngabivuga ni umupapa uyu munsi sinshobora kumwubahuka ngo ngire ikintu muvugo kuko yamaye ibyo yagombaga kuma n'umuntu witwa Iranzi impamvu navuye mu kazi nuko mwari mutangiye kujya mushwana bya hato na hato mudahana amafaranga uri kubyumva ibintu mbivamo njya mu bintu uri kubyumva ntago we wigize unyirukana Jay wibeshya nuzigero ubeshya n'undi munsi Emi uziko burana ngo nyangufata nk'ikigoryi ari ku umugome bro uziko ngo nyangufata nk'ikigoryi uri umugome bize mbyumva kandi impamvu mbivuze urayizi kuko turaziranye nge nawe nubwo njya ngufata nk'ikigoryi ahubwo niwe mugome wa mbere wanabayeho ku isi mise nkumva bro buri ntago najyaga numva ibyo uvuga ngo mbiha agaciro ariko umunsi wa none mbihaye agaciro ibintu uvuga noneho mise nanagutinya ntago giyewe nshobora kuza hano wenda ngo mbere nkawe ngo mpita mvuga ngo urabona ngo Emi ngo tubisobanure ngo byageze kugenda wegumana ibyo ngibyo uhise umenya mise ndi cognizinga uri kumva aba ari ugumana mu bwonko ariko umugome bro uri umugome gute witangira guhimba ibintu wihimba ibintu niba emera hamwe wemera ibintu niba Kasuku Media ijya gusenyuka buretse niba ushobora kuherezaga Jay noze kubeshya niba ushobora dusubire mu ba diaspora bagiye batanga buretse dusubire mu ba diaspora batanze amafaranga niba ushobora kwibagirwa ikosa wakoze ukanga kuvuga ese kutarivuga vuga iryo kosa Jay vuga iryo kosa oya ntago nabivugira hano oya wibeshya ujye usiga ntago wahereza umuntu imyanya ya mama we unanirwe kuvuga oya winsebya wowe rivuge umva nyine nkubwire mu nkuru ntajya nkora utazigira unanyumvana ni inkuru zivuga ngo uyu muntu twakoranye ibi nibi uyu muntu ngewe navuga ibi nibi no mfite indi kata nkoreramo inkuru zanjye ariko wowe oya winsebya muri aba bantu bangana gutya vuga ikintu nakoze aka kanya cyatumye mva mu kazi icyo kintu naba narakoze nkanakubaha ukuvuga ko nkubahuka nugende ngukore live cyangwa ngushyire ibintu hanze niriye kosa nagambaniye igihugu nishe umuntu nakoze rivuge winera ubwoba cyangwa ngo n'abantu babyumve nabi uzi ibintu byabaye kuri no muhungu